Kristo amusizamo twakuvaho tukajya hehe Yesu mwana w'Imana kwa yo ufite amagambo y'iki y'ubugingo ntabwo ari umuceri ntabwo ari kawunga ntabwo ari abagabo ntabwo niwe ufite amagambo y'iki Yesu nashwe cyane nawe afata icyemezo kuko yarasi Imana abanza amasengesho. Mbese wowe ugiye mu rugamba ubanza amasengesho. Yesu nashimwe iyo ugiye mu rugamba ubanza gusenga ibikorwa ugiyemo byose ubanza gusenga. Haravuga ngo Mana nungabiza ababisha bacu ukaba umugisha ikintu cyose kizasohoka mu nzu kigasohoka mu nzu Mana icyo kintu zakidutambira kizaba icyawe. Turakura cyangwa ntabwo dukura? Haleluya! 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 Amen! Bosco mu izina rya Yesu itangirwa kuri 2:16 aramubwira ati ndirahiriye ni Uwiteka avuga ubwo ngenjeje utyo ntugire umwana wawe w'ikirenge yuko no kuguha umugisha nzaguha umugisha no kugwiza nzakugwiza urubyaro rwawe ruzahwana n'inyenyeri zo mu ijuru kandi ruhwane n'umusenyi wo mu kibaya cy'inyanja kandi nzahindura amarembo y'ababisha bawe kandi nzahindura amarembo y'ababisha bawe. Abacamanza ibice bya 11:11 nuko amezi 2 ashize agaruka kwa se nawe amuhigura Uwiteka nk'uko yari yarahize kandi yari atararongorwa n'ijambo ry'Imana. Ubica tumye bintu nikukuzi ni Mana n'imbabazi data wa twese nuko ruwiyahuye ubwiza hose yabaru uvumo wose n'ubwirwane yakunze ntabibenge ntaruwo nuka niwe muje kwimana Yesu sinaryoshye niwe yakunze ntabibenge ntaruwo nuka niwe muje kwimana Yesu sinaryoshye niwe tumye biruka uhaguruka uhaguruke icyo wakora
ugikorera imbabazi n'imbabazi.
ndababwiye ngo vuge ijambo ryo kubabwira umuntu wese akwiye kuba umukunzi w'Imana cyangwa se inshuti y'Imana. Haranira mu buzima bwawe bwa buri munsi ko uba inshuti y'Imana. Birashoboka yuko hari abantu benshi bakubeshya ubucuti ndetse bakubwira ko bagukunze. Hari n'abo mwamara kubona amasezerano akaba abantu bakaza ariko ejo bigahinduka. Imana yambwiye ngo mbwire ubwoko bw'Imana. Ushobora kugira ababyeyi ko ati mwana wanjye tuzabana akaramata, wahura n'ibibazo bakakwihakana. Ushobora kugira inshuti nyinshi zitandukanye, wahura n'ibibazo zikakwihakana, ariko mwuka w'Imana yambwiye ngo mbwira abantu baharanire kuba inshuti y'iki y'Imana, kugira umukunzi n'Imana. Amen. Kuba umukunzi w'Imana, kuba inshuti y'Imana niyo yonyine itareba ibi uhagazemo, niyo yonyine itareba igihe urimo, kuko abandi benshi bareba igihe urimo. Hari inshuti za hano ku isi kubera ibyo ufite n'ibyo ufite tugakura, ariko umwe yatakaza bimwe yongere kugira inshuti. Ariko Imana ishimwe ko iyo umuntu yabaye inshuti n'Imana, Imana ntabwo yagusiga, nta nubwo yaduhana. Ihora ari Imana, ihora igendana natwe, ihora ibana natwe. Oh haleluya! Iyo yonyine idahinduka. Abantu benshi barahinduka ariko Imana ntabwo ihinduka. Imana ishimwe cyane. Kuba inshuti n'Imana hari icyo bisaba, hari icyo bigusaba. Biragusaba kwitandukanya. Ntabwo waba inshuti n'Imana utashoboye kwitandukanya. Harangira kwitandukanya. Haleluya! Hari abo ugomba gusiga, hari abo ugomba kureka, hari ibyo ugomba kureka kugira ngo ube inshuti n'Imana. Yesu nashimwe cyane. Aburahamu twasomye twavuzeho. Aburahamu yavuye kwa Setera aho yari kuzabona umunani, aho yari kuzabona byose. Aravuga ngo umunani kuzabona kwa data, biri kuzabona kwa data ntabwo bihwanye n'ibyo nzabona ku Mana yampamagaye. Ndashaka kuba inshuti n'Imana. Iby'iwacu ndabiretse, shatse Imana. Imana ifite byose. Kuba inshuti n'Imana. Atera intambwe aragenda. Aho namenye Imana, umuntu wageze mu nzu y'Imana ari ubwa mbere, Imana iramutetesha. Muzabibona umuntu agera mu nzu y'Imana, Imana igatangira kumuha amasezerano. Abantu bageze mu nzu y'Imana igatangira kumuha amasezerano, batere haleluya. Ukabyitegereza neza, umuntu agera mu nzu y'Imana, Imana ikaba yamubonye, ikamubwira ngo mwana wanjye namubonye. Ndetse rimwe na rimwe ntiyite ku byaha byawe, ntiyite ku byo wakoze, ikamubwira ngo mwana wanjye nakubonye. Mu yandi magambo irimo ikuguyaguye, bikubwira yuko iri kumwe nawe. Haleluya! Niba ushaka isezerano ry'Imana, ujye utera intambwe uyishe. Ayitera intambwe Aburahamu, Imana niyo nzamuha umugisha. Uzakwifuriza umugisha azahabwa umugisha. Ikintu gikomeye, uzakuvuma azahumeka. Iramubwira ngo uzaba umugisha, uzaba umugisha. Abantu bamenye Imana. Imana yakugize umugisha. Ikibazo ufite ni iki? Imana yakugize umugisha. Haleluya! Iguhesha umugisha urakoze. Imana yakugize umugisha. Haleluya! Aho ugeze
mbese haleluya imigisha irahaza. Biramugenzi wawe Imana ikugira umugisha. Aho ugeze abantu babona umugisha. Haleluya. Amen. Ikintu cyo kumugisha Imana yaguhaye umugisha ahantu ugeze hose haba umugisha. Aho uhagaze nubwo haba ari kumukunda. Bibiliya irambwira ayisuzike igihe Aburahamu yatandukanaga na Loti. Loti yafashe ahantu h'Isodomu n'Igomora, ni ahantu hari ibintu byose, ni ahantu hari ubutunzi, ariko Aburahamu afata ahantu ku musozi, ahantu mu butayu, ahantu badafite ikintu na kimwe, ariko n'icyo gihe Imana igira gute imuhera umugisha mu butayu. Haleluya. Ibamanurira abantu bari mu butayu, niba Imana yarakuvuzeho umugisha, n'ubwo butayu buzaba umugisha. Ubwo butayu urimo, ibyo bibazo urimo, niba hari icyo Imana yakuvuzeho, aho niho wazahinduka umugisha ugihari. Aho hantu hazaba umugisha ugihari. Haleluya. Haleluya. Niba umuntu mwicaye ubwira ngo guma aho uri, niba hari icyo Imana yakuvuzeho, aho uri niho hagiye kuba umugisha. Ntabwo mwabyumva, ariko Imana umuntu yahaye umugisha ahantu umuntu ari, ahantu umuntu ahagaze, umugisha uramusanga ukamugeraho. Ipfa kuba yarakuvuzeho. Mbese kuba kuri mwiza ngo mbese nawe yakuvuzeho, mutera urutugu nawe Imana yakuvuzeho. Hanyuma rero uko ugenda ubishuti n'Imana, Imana igenda ishyira ku gipimo ubushuti aho bugeze. Imana ntigushyira ku gipimo igira ngo igerageze ubushuti aho bugeze, igisanga ubushuti bwazamutse. Bamwe na bamwe Imana igisanga bwamanutse, bakayivaho kubera ibintu runaka, bakayivaho kubera ibihe bagezemo. Ariko umuntu uri inshuti n'Imana ntabwo akangwa n'ibihe, ntabwo akangwa n'ibibazo, akomeza kuba inshuti y'Imana. Ibihe ugezemo Imana igishyiramo igipimo cyabo, reka ndebe Clemence, mbese aracyari inshuti yanjye no muri ibi bihe, aracyari inshuti yanjye, aracyari inshuti yanjye akene, aracyari inshuti yanjye yaburanye, aracyari inshuti yanjye abana byarananiye kwiga, aracyari inshuti yanjye. Biramugeza ngo ibihe biri kubare mu imbaraga. Imana yambwiye ngo abantu benshi bari muri teste, barimo bari kugeragezwa uko ubushuti bwabo n'Imana aho bugeze. Ubushuti bwawe n'Imana bugeze ahagana he? Ubushuti bwawe n'Imana bugeze ahagana he? Ntabwo ari Imana yacu ibintu byakunze, ni n'Imana yacu bitakunze. Tuhereze icyubahiro data. Ni Imana yacu yadukije, ni n'Imana yacu itadukije, ni Imana yacu yatugaburiye, ni n'Imana yacu itatugaburiye, ni Imana yacu mu kode, ni n'Imana yacu. Haleluya. Abantu bari kuvuga habukotere haleluya. Haleluya.
umunzani yapima ibiro igasanga tutegereje ku biro tugiye kugeza, tugapima amanusu, tugapima ibidakwiriye, nyamara ibije kureba aho tugezeje turi inshuti nayo. Yesu nashimwe cyane. Muri iyi yari neza kugenda na Yesu ihambaye ihambaye kuba warakijijwe ntabwo bivuze ko inzara ihise iwawe, ntabwo bivuze ko ibibazo birangiye. Yesu yagendanye n'abigishwa biwe umunsi bakabagaburira bakarya bakamererwa neza, undi munsi bakicwa n'inzara bakajya mu masaka bagasoma amahunde bakarya bashonje. Yesu nashimwe cyane. Hari umunsi Yesu yabwiye Petero ngo Petero, mbese nawe urashaka kugenda? Petero aramusubiza ngo twakuvaho tukajya hehe? Yesu mwana w'Imana, wari ufite amagambo y'iki? y'ubugingo. Ntabwo ari umuceri, ntabwo ari kawunga, ntabwo ari abagabo, ntabwo niwe ufite amagambo y'iki? Haleluya. Imana ukuntu imeze, haleluya, uku tuvamo Mana uri inshuti yanjye. Ikivuga atari ko noneho witwa ne mama Olivier, reka ndebe ubushuti bwanjye nawe Olivier aho bugeze, ikamwitegereza ikavuga ngo reka ndebe Olivier inkweto nizikuraho zigatoboka, mbese arakomeza abishuti yanjye. Nawe uri ishati yo kwambara, mbese arakomeza abishuti yanjye. Ntabwo Imana ibikora yuko yakwanze, ahubwo ibigira ngo irebe ubushuti aho bugeze. Haleluya. Hari n'igihe dusengera abantu tukabasengera nyamara Imana yashaka gupima ubushuti bafitanye nayo. Haleluya. Tutabimenye kandi uko wagira kose Imana ipima ubushuti nyine paka ibubohoye, paka ibugezeho. Imana ishimwe. Rero mwuka w'Imana yambwiye umubare w'abantu benshi turi hano twatsinzwe. Imana yadupima ubushuti isanga ntabwo turi babandi barushimira mwiriyo, turi babandi kumva nyine Imana yaduhaye nuko mu gihe ipimye ubushuti igasanga ntabwo tugihari, twayivuyeho. Imana yacu nishimye. Imana yagendanaga na Aburahamu umaze imyaka yose yarabuze umwana, reka ngerageze ndebe Aburahamu kuko ari inshuti yanjye, mbese ni inshuti yanjye. Irangije iramwongorera, Aburahamu mwana wanjye, genda ufate umwana wawe Isaka umutware ku musozi wa Moriya umujyaneyo, aho ngaho numara umunambiro w'igitambo, numara kumugeza ndamushaka umutware. Yaracu umwana mutoya. Aburahamu yumva ijwi ry'Imana, yumvira Imana, ntiyagira uwo abibwira, ntiyabibwira Sara wari umaze imyaka 90 n'iyindi atabyara. Yarabonye Isaka. Ahari Sara ntabwo ari kubimwemerera, ariko Imana iri gushaka kubona ubushuti bwe na Aburahamu. Imana yambwiye ngo twese turayiryarya,
turayiryaga niko yabikoze. Byanteye akababaro, byanteye agahinda, turayiryaga turayibesha umubare mwinshi turayibesha. Abaririmbyi bacana bakavuga ngo Mana turahize, tuzagukorera, tuzaririmba. Iminsi 3 hagaterana abantu 3. Imana yambwiye ngo irashaka abantu babana nayo nta gushidikanya, irashaka abantu bayikorera nta gushidikanya, irashaka abantu bayifite umutima bayizeye, bumva ijwi ryayo bakarikurikiza. Yesu nashwe cyane. Umviriza ageze ku musozi wa Moriya, asiga abagaragu atwara umwana ubwira ijambo rikomeye. Ntamubwira ngo papa ndabona ibintu byose bijyanye n'igitambo, ariko ko nta mwana w'intama twazanye biragenda bite papa? Amubwira ijambo rikomeye. Ntabwo ngo Imana mwana wanjye ibishakire iki. Haleluya. Nawe niyamumeneye ibanga akomeza amarira yo akomeza kuyarira kandi agatembera mu mutima umwana akayabona. Yesu nashwe cyane. Ageze ku musozi wa Moriya yubaka igitambiro, Imana ikimwitegereje. Bene data, uko dukorera Imana, uko tuza gusenga Imana, Imana ikutwitegereza niba tubikora neza, ibi kwitegereza niba ubikora neza. Abantu benshi bari bafite inshingano zo kujya kwa muganga, gusura abarwayi kwa muganga, babivuyemo. Abantu benshi bumvaga urugo kwa runaka rwasenyutse bagapfuka bagasengera ingo, ariko barahagaritse. Uko twahamagawe ntabwo ariko tukiri, twabivuyemo. Ariko kubera yuko tumenyereye gusenga, turi abanyamasengesho, basi bajye batubona ariko tumeze nk'ibyapa, nyamara Imana ntabwo itubona. Yesu nashwe cyane. Aburahamu Imana yamwitegeza yubaka igitambo, Imana yamwitegeza ashyiraho inkwi, Imana imwitegeza ari kubwira umwana we ati mwana wanjye ndajya mubwira amakuru, Imana yakunsabye, nyemera mwana wanjye, niyo yakumpaye. Tumaze imyaka myinshi tutabyaranye na mama wawe, none Imana yakunsabye ngutange mwana wanjye, unyemerere mubohe, ntunyeganyege, nguhereze Imana igutware yakunze. Yunekereje agahinda Aburahamu yari afite, ariko akomeza kuvuga ngo haleluya, kuko Imana yamusabye, kuko Imana yambwiye ngo mumuhe ndamutanga. Yesu nashwe cyane. Imana imbwira ngo mubaze nanjye nibaza. Iminsi myinshi yaguhaye inshingano ntiwazubahirije, iminsi myinshi yakubwiye icyo gukora ntabwo wagikoze, ariko umunsi ku munsi uraduka ukayisaba ikabyirengagiza ikabikora, ariko wowe ibyo yagusabye ngo ntabwo twabikoze. Ibyo dusaba ntabwo tubikora, ariko umunsi ku munsi turaba tukayisaba. Bibiliya ivuga ngo Aburahamu umwana aramuboha amushyira ku gitambiro, arinda afata inkota kumutera, niho yumvishije ijwi rimubwira ngo Aburahamu, Aburahamu, uramenye ntukozeho umwana inkota, ubwo mutamunyeye n'umugisha nawe umuhaye. Haleluya. Amagambo Imana yakubwiye yiteguye kubisubiramo mu gihe ugikomeje ubushuti ufitanye nayo, aho mwasezeraniwe, aho mwavuganiye, niba ugihari yiteguye kubisubiramo ndetse no kubisohoza. Mukabyumva Imana iribibwira ngo subiraho wavuganiye n'Imana, subira muri wa muhamagaro wari urimo. Ibyo Imana yakubwiye ntabwo yakubeshye, no kubikoza gute izabikora.
ntabwo bipimo wemere upime kandi basanga ibiro byawe bigize gute bikwiriye. Ese kwicara bakoze iki? Basi ni umuntu witwa Efuta. Hari umwana w'Imana yari yaraciwe. Uzi ko dushobora gucibwa? Yari yaraciwe. Ariko Efuta gucibwa kwiwe ngo aragenda ari mu mutwe y'umunguzi cyangwa se w'abarwanyi. Abiwabo bamenye yuko Efuta Imana yamuhaye umugisha kandi bari bamerewe nabi n'abamoni. Efuta abo umugabo abiwabo bamenye amakuru bamutumaho ntabwo ati turakwingize uzaturwanirire kandi nuturwanirira ugatsinda uzaba umwami wacu uzatuyobora. Yesu nashimwe cyane. Nawe afata icyemezo kuko yarazi Imana abanza amasengesho. Mbese wowe ugiye mu rugamba ubanza amasengesho. Yesu nashimwe. Iyo ugiye mu rugamba ubanza gusenga, ibikorwa ugiyemo byose ubanza gusenga. Haravuga ngo Mana nungabiza ababisha bacu ukaba umugisha, ikintu cyose kizasohoka mu nzu kigasohoka mu nzu, Mana icyo kintu zakigutambira kizaba icyawe. Arahiga. Imana yambwiye ngo dupfanye imihigo, nyamara igihe cyo kongera guhiga kirageze. Abahize mubyara mumara n'umwuma nzagushira, abahize bajyana abana ku ishuri Mana we, abahize bari kwa muganga Mana we, igihe cyo guhiga mu gihe ugiye kugira cyo guhiga. Uzahiga gute n'ibyo wahize utarabigize gute? Mana nzagukorera, Mana we. Ariko uyu munsi wa none muhimutse no gukora amasengesho yo kwiyiriza. Uheruka wa munsi wabaye, nyamara abantu bubatse ubucuti n'Imana, ibyo bavuze barabikurikiza. Imana yarambwiye ngo ibitangaza mubona gusengera, ibyo bitangaza ni bike cyane. Yaba abantu bari bahisemo kuba inshuti n'Imana mwabona ibitangaza byinshi, kuko abantu bavuye ku Mana ntibakiri ku Mana, ahubwo bari gushaka ibyayo. Efuta rwanda ubwabo rwanyu, Efuta arakora nk'uko wowe wakoze. Imana imuha umugisha, ikuraho ibyamubazaga byose. Bibiliya ivuga ubwo yari avuye mu rugamba agiye yishimye. Iyo umuntu avuye mu rugamba agenda yishimye. Iyo umuntu avuye mu mwenda agenda yishimye yarahize. Iyo umuntu abyaye yaringumba agenda yishimye, agenda yishimye. Ngo agiye kubona ngo umuntu umwana we arasohokaho umukobwa ngo yari isugi, ngo atari yagira gute, atari yarongorwa. Aravuga ngo ye baba we karabaye mwana wanjye ni wowe usohotse, nagize umugisha narahise, ariko ngize ikibazo ni wowe usohotse. Navuze mu kizasohoka cyose mu nzu yanjye nzagiha Uwiteka. Umwana wumvira ijambo rikomeye, nabwira ngo papa, Imana yakugabije ababisha bacu, none ubwo wahise ibyo wahise uzabihigure. Haleluya, uzabigure nta kibazo, ndahari. Yesu nashimwe cyane. Haleluya. Efuta yigisha ibintu bikomeye. Ariko umukobwa aravuga ati databuja, papa mwiza, ndagusabye umpa ameza yo kurira ubukumi bwanjye. Fate bagenzi tujye kurira ubukumi bwanjye, tujye kurira tuboroge. Iyo ntekereje Efuta wumve yuko yari umwami, yaramaze kuba umwami. Igitaramo cyari kiri kwa Efuta ntabwo cyari igitaramo, yari amarira. Bamwe basenga ati Imana ishobora rwose turakwinginze ubigeze ko bigeje kwa Aburahamu, Mana we, barasenga. Abandi bakavuga ati bakora ikiriyo batakambira Imana. Abandi bakobwa nabo bakaba bari kurira ku musozi.
barira mugenzi wawe bagusezeraho amezi abiri uzakurikire uzasoma amezi abiri. Yesu yarashwe cyane. Bibiranga ngo umukobwa araza umunsi wo kumutanga ugeze araza. Yesu yarashwe cyane. Ariko twebwe ko hari baba ngo pfe ntarongowe ngo Imana ngo nayiva ngo ntabwo yaba ari Imana. Ngo Imana itambaye akazi ntabwo ari Imana yivuye. Ngo iyi ntabwo ari Imana, ntabwo ari Imana. Imana ni itubabarire dusubire ku rufatiro. Subira ku rufatiro nshuti yanjye, dusubire ku rufatiro. Imana ni Imana yacu. Bibirangurira ngo Efuta azana umwana wo mu gitambo, abakobwa bahari, ababyeyi bahari, Abisiraheli bahari, barize babogoje. Imana iravuga ati reka ndebe Efuta ko ibyo yahise koko ashobora kubikora. Benda hari byinshi wavuze ugikizwa bwa mbere. Subira mu mihigo yawe ugikizwa. Subira ibyo wabwiye Imana. Tekereza muri cya gihe ugikizwa warirukangaga ukamenya ko aho runaka wagize ikibazo ukajyayo, ariko umusoro baranditse. Nyamara ngo abajyana n'abandi gutabara nibo bazagabana umugisha w'igihe. Kubona umurokore ugifata igihe cyo gusengera mugenzi we. Hari n'abarokore bafata igihe cyo guhirika intebe za bagenzi babo. Mana mukwiye mu kariya kazi yirataga, mukwiye mu kariya kazi. Imana ni kubabarira. Umuntu mwiza akunda mugenzi we kuko nawe agize gute yikunda. Yesu yarashwe cyane. Imana iribwira ngo nibutse umuntu wese uri hano wa muhamagara wawe mbere yaguhamagaye. Nibuke urimo, nibuke uhagazemo. Imana ndikubona igushyira abantu ku munzani muri aya materaniro. Turi ku munzani. Reba nimba ibiro byawe byuzuye. Mbese uba biruzuye, ibiro byawe biruzuye. Yesu yarashwe cyane. Wujuje ibiro Pastor Bosco, nawe wujuje ibiro. Yesu yarashwe. Imana yitegereza umutima wa Efuta, yitegereza umutima w'umugore. Baramaramasa bahamiriza abantu bose ngo ni Imana yamuduhaye. None Imana tugiye kujya gute. Hari abajyanama benshi, reka mubwira abajyanama bakoze gukorera Imana. Wo kuva abajyanama babi, wo guhitamo nawe, uri kuvuga ngo ngewe Imana itinze umugabo none igiye kwibyarira. Mbese urabyana nandi biri bugende bite? Aho bakugirira ngewe Imana itinze umugabo none igiye gushaka umupfumo yo. Biravuga ngo havumwe umuntu wizera undi muntu, sibyo? Havumwe umuntu wizera undi muntu. Mbese igipimo uriyo ishobora kuba ari iyo myaka yawe y'ubukuru ugezeho yo gushaka utara. Igihe cyo gushaka kitari cyagera, Imana ikoresha kuri igipimo cyo bamurekana ko akomeza guhamya yuko asenga, ko turi inshuti. Haleluya. Efuta afata umwana wiwe amushyira ku gitambiro, aramutwika ngo umwotsi uzamukira imbere. Imana iranezerwa iravuga ati Efuta ahiguye ibyo yagize gute? Yagize. Haleluya. Arahiguye icyama. Ibyo tuvuga tukababyo icyama, ibyo twumva tukababyo icyama, ibyo Bibiliya ivuga akaboneka. Maze imyaka itari mike y'umupasiteri, ariko ugiye kuri amasengesho menshi y'abantu basenga. Amasengesho menshi ntabwo agera ku Mana, nta nubwo arenga iyi parafu. Ni ukwihimbaza, ni ukwiramya, ni ukwishyira hejuru, ni uko nguko. Amasengesho menshi y'abantu basenga ntabwo arenga ahangaha.
utari wajya ku musozi ngo ubone abantu bari gusenga ndagikubise cyangwa naka cyateye ndagikubise ndakitumye ndagikandagiye ndakicyandaguye iso ndagitembagaje. Ayo ni amasengesho. Nyamara Imana yafashe umuturage wayo mu gupimiraho, yabamureka mupimire ku muturanyi, reka mupimire kuri uyu mugabo, reka mupimire kuri uyu mugore, reka mupime. Imana yambwiye ngo abantu benshi ni abasire, turabasire, turi abantu bicaye mu wa mbere batigeze bimuka, nyamara hari abimutse babona diplome, twebwe tukiri mu wa mbere. Turi gusenga muri birifaze twicaye mu wa mbere, imyaka 8 yose turi mu itoro ariko turi mu wa mbere. Ntabutirimuka ariko mwabaye muti wabonye rero umwana utatsinze. None se twaratsinze maze mugeze waratsinze isuzume waratsinze. Uyu mwana utazi guteranya rimwe akandika ikizeru, rimwe guteranyaho rimwe byarakanga akandikaho ikizeru. Uyu mwana ntabwo twamwimwa nta kiratuma agasibira. Hari n'abana basibiye mu wa mbere imyaka 6. Noneho bakabona byanze bakabakura bakikaho genda yakuragira cyangwa gikomeza genda ubishajabamo nta kundi ishuri ryarakunaniye. Maze mugeze ishuri ryakunaniye cyangwa se warakomeje. Undebere Mana, undebere Bose, ko bari ku murongo. Undebere Mana, undebere Bose, ko bari ku murongo. Turi ku musozi, Imana yambwiye twagiye gusabira iteraniro ryose ngo ibitangaza bibe, abantu babona Imana, abafite ibibazo birangire. Imana irambwira ngo yadushyize muri teste, ngo isanga turi ababebe. Nitwigire dukura twaragwingiye, utwana twagwingiye, twabyimbye amatama. Murabagwingire genda mubanze mukure ubone kugakunde gute kumbwira icyo nabakorera. Turakura cyangwa ntabwo dukura? Haleluya! 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 Amen! Ariko amateraniro Imana itarimo ntacyo byatumarira. Mwese duhanura Imana iri muri amateraniro, reka dukore Imana iyo arimo, reka dusengere abantu Imana iyo arimo, niho bizakunda. Amen. Imana yambwiye mbere y'ibyo dukora byose twari tugarura Imana mu mitima yacu, tugarura Imana mu itorero, tugarura Imana mu ngo zacu, tugarura Imana mu miryango, tugarura Imana mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Ibanze igaruke. Ibanze nigeze ku musozi wa Kampala w'amasengesho. Imana irambwira ngo mwiteranire ufite byose, ufite n'abakristo babiri. Yaniye ko nanjye nimba n'ingombo yagiye nimbwira abakristo ufite byarakari twabaga turi benshi. Nagiye ngira ngo tumaze kugira abantu 600. Dufite abantu 600. Irambwira ngo ufite n'abakristo babiri.
abandi bacitse amazuru, abandi bacitse amatwi n'ibumba, abandi bacitse ibirenge, abandi bagenda bakuruza ikibuno. Bibanyereka gutyo ngo ni abakristo ufite, ngo ntabwo ni abakristo ufite waje gusabira. None ku musozi yambwiye ngo mbwire ubwoko bwayo bongere bubaka ubucuti nayo, bongera bubaka ubucuti nayo. Pastor Bosco waje kureba, abavuga ko waje kureba, waje kumva, ntacyo bari bukumarire, ntacyo turi bukumarire. Ubwo nake ntabwo twibariye itabikoze tugeho, ntacyo uri kumarire utubaka ubucuti nayo. Kubaka ubucuti nayo nubwo wakama mu nguni, ukajya mu nguni ukamera nka wa mugore wari ufite penina, akajya mu nguni agatangira gusenga amasengesho yiwe, nubwo umuhanuzi atavuga, ariko ukajya mu nguni ukavuga ngo Uwiteka we, birashobora kubona penina namuranzeho amaso, penina nanjye naramuvuze, penina twati ditandukanyije n'umugabo Nehirukana na penina n'abandi bavuga nje kugushaka. Imana yakugira neza niwubaka ubucuti nayo. Haleluya. Imana yambwiye ngo twubaka ubucuti n'iki nayo. Imana nibaho umugisha. Amen. Nimwakire ijambo ry'Imana mu izina rya Yesu. Hanyuma tugiye gusenga Imana. Niba wumva urataka ubucuti bwawe n'Imana, uhabwa gusenga Imana. Urataka ubucuti nayo, uhabwa gusenga Imana. Tugiye gusenga Imana, ariko igihe Imana umutima wawe, gira icyo ubwira Imana, gira icyo ubwira Imana. Tugiye gusenga Imana, ariko nimba utari wakira Yesu Kristo n'abimukiza wawe, wowe ndagusaba gutera intambwe, ukaba utari wakwatura Yesu Kristo n'abimukiza wawe, ukaba utari wabatizwa mu mazi menshi, ngwino utambuke hano, Yesu akugirire neza. Nako niko twahisemo, ngwino utambuke hano, Yesu akugirire neza. Nimba uhari urahari utambuka, urahari utambuka. Yesu aragukira, sinjye gukeneye. Iri jambo niwe warimanuye, uratubwira ngo tubwira abantu b'Imana bongere bubaka ubucuti nawe. Impamvu warimanuye nuko wasanze twatakaje ubucuti nawe, wadushyize mu gipimo usanga tudakwiriye, kuko twaratakaje rwose. Turinginze ngo imbaraga zawe n'ubuntu bwa Papa kugukorera, kuko niho, haleluya, nene sopa kegezike uzaturemera ishimwe, imigisha dusezeranije igasohora ikaba. Mana urakoze ko ugize imbabazi nyinshi, abantu bakabasubiye mu murongo, bakabasubiye mwami Mana. Haleluya. Umuhamagaro wahamagaye nawe ukaba ugiye gusubira amasezerano wadusezeranyije. Tumukomera amashyi n'ijwi rikomeye. Amen.